Uwera wa Israeli, Mana Data se umwami wacu Yesu Kristo, waremye iboneka n'ibitaboneka, waremye intebe z'ubukuru, z'ubutware, z'ubushobozi mu isi y'umwuka. Ni wowe Mana hejuru ya byose, wamyeho uriho kandi bwiruze, wabwa ikuzo kandi icyubahiro cyawe mwami cyamamare hose. Turagushima rero kuri Yesu Kristo watumye muri iyi si kugira ngo abohore ababoshye, abumure abahumye, avane muri gereza abo Satani yafungiranyemo, kugira ngo atange umudendezo kuri bene Adamu, ariko bakizera. Turagushima rero ko tutari kwishoboza ubwacu kwigobotora inshundura z'umwa Satani tuvukiramo kubera kamere y'icyaha n'iyi si y'umwijima n'umutware wayo Satani. Mwami, abo bose uhamagara ubahe wishurirwa inzira yo kunesha mu izina rya Yesu, kugira ngo mwami ibyiringiro biheshwa no kukwizera tuzabibonesha amaso yacu, kugira ngo mwami tuzicarane n'intwari zanesheje ba Aburahamu mu bwami bw'Imana. Mu izina rya Yesu, mukarukomeze twigishe, dufungura ubwenge, dutahura ibyanditswe byera n'ubwira ubwami bw'Imana. Imigambi ya Satani ikomeze yishurwe, icyawe ineshwe, imigambi y'Imana ishimangirwe mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Rero twabonye ko ari intambara, guhamagarwa n'Imana muri Kristo ari intambara. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uzanesha, uzanesha, uzanesha. Kujya mu ijuru rero ntabwo ari nko kujya muri gare, urugamba. Ko twumvise ko bikeneye perseverance. Noneho ibyiringiro, umurimo w'ibyiringiro mu buzima bw'uwizera, siko twavuze. Amen. L'œuvre de l'espérance dans la vie du croyant. Ibyiringiro bikora iki? Tubanze tutandukanye amagambo abiri cyane cyane mu Gifaransa yitwa espoir na espérance, kugira ngo bibanze bisobanuke. Espoir na espérance. Murabona abantu bari ku isi, harimo abizera n'abatizera, ariko uzumva n'abatizera bakubwira ngo mfite icyizere, j'espère. Ndizera ko nzatsinda, ariko ntago yizera mu Mana, ni ijambo. Abashaka kuvuga ko muri we yumva ko azatsinda, ariko Bibiliya irabitandukanya, itandukanya espoir na espérance. Amen. Umuntu yitwa Jacques Ellul, uwo ninde? Tubashaka kureba definition we yatanze. Jacques Ellul yavutse mu 1912 apfa 1994. Donc Jacques Ellul est un professeur d'histoire du droit, penseur, historien, théologien protestant et sociologue français. Wango n'umuntu w'intiti, yari professeur, yigishaga amateka y'amategeko, yari umuntu abarwa mu bantu bafite ibitekerezo bigari, yari umuhistorien, umunyamateka, kandi akaba ari théologien, cyangwa akaba
minuje mu biyobokamana ariko protestant, akaba ari na sociologue français. Murumva ko yapfuye mu 1994. Amen. Dore uko yasobanuye, mwumvise ko atoroshye mu bwenge bw'isi. Yaravuze ngo l'espoir n'a de sens que lorsqu'il y a une issue possible. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Car le pire n'est pas toujours sûr, disent avec raison les adages populaires. Ruvuga iki? Ngo espoir ngo ni mu gihe bigaragara yuko hariho akanzu. Ikibazo urimo hariho ibigaragaza yuko hari uburyo kugisohokamo. Icyo gihe rero uba ufite espoir. Ese wabyumva? Ndizera ko iki kibazo nzagisohokamo, kubera yuko muri icyo kibazo urabona akanzu. Wenda ufite mwene wanyu azabigufashamo. Wabisi? Nuvuga ni ikibazo urimo ariko ukaba unateganya ko ubona hari wakugi. Noneho ibyiringiro rero niki? Aho tujya dushakisha rero ijambo ry'Ikinyarwanda rivuga iyo espoir, sibyo? Uko byose babyita ibyiringiro, kwizera. Amen. Ndizera ko umwaka utaha bizagenda gutya, kubera yuko hari ikintu kikoreka ko bishoboka, ariho possibilité. Définition yanjye mwumvise ni y'umugabo. L'espérance au contraire n'a de sens que lorsque le pire est tenu pour certain. L'espoir est la passion des possibles, l'espérance la passion de l'impossible. Aravuga ngo espérance ngo ni mu gihe iyo urebye situation ahubwo uyibonamo akaga karibu ukugwire. Kakugi ntakubona, ariko ukuva muri we ko bizashoboka, uzabinyuramo, bizakemuka. Nubwo utabona inzira yo kubisohokamo, ariko urumva muri we ko uzabisohokamo. Iyo niyo bita espérance. Ce n'est pas le possible qui est en vue, ubona, mais l'impossible, le pire. Urugero rwiza ni rwa Abrahamu na Sara. Ese bamaze gusaza bageze mu zabukuru. Abrahamu afite imyaka 100, Sara imyaka 90. Ese babonaga yuko hari n'akantu gato kabemeza ko bazabyara? Aho rero ntabwo ari espoir, kuko nta kintu cyashobora kubiringiza. Biravuga ngo Abrahamu yiringiye ibitakwiringirwa, espérant contre toute espérance. Niyo mpamvu Abrahamu rero tumwita ko, ntabwo tumwita gusa ko ari sekuruza w'abizera, ahubwo yatubeye n'urugero ku byekeye ibyiringiro nyakuri bishingiye mu Mana. Mubaze mutandukanye bibiri. Iyo ufite igitekerezo ko hari ubufasha uziga ahantu runaka kugira ngo uve muri icyo kibazo, icyo gihe ntabwo ari ibyiringiro ufite, ufite espoir, parce que hariho possibilité. Ariko iyo nda possibilité ubona nka Abrahamu na Sara, nta kintu cyabemeza ko bazabyara mu buryo bwa kimuntu. Ibireba rero ngo ntago bari bafite espoir, bari bafite espérance. Ese murabyubiye? Kiretse nimba ari ikibazo mu bwonko. Birumvikana? Rero espoir aba ariho akujya ubona.
ubutabazi uzigaha ahantu runaka kandi buri certain ko sibyo ndizera ko mukuru wanjye azamfasha muri ibi. Il y a un espoir. Tu espères que ton grand frère fera ceci. Tu espères. Ariko espérance imbere inyuma hejuru hasi nta kugi, ntabwo ubona uko bizagenda. Icyo rero uramutse muri iyo situation nk'iyo ukagira mu mutima wawe sibyo kumva ko bizashoboka bizakemuka uzabinyuramo, aho rero ntabwo ari espoir, wowe ufite esperance. Rero Yesu ntabwo yaje kuduha espoir, yaje kuduha esperance. Amen. Haleluya. Uyu rero uyu professeur rero uyu Jacques aravuga ngo si l'espérance est le cœur de la vie chrétienne, ngo nimba ibyiringiro ari byo mutima w'ubuzima wa Kristo, kuko ubukristo bushingiye ku byiringiro. Nimba ibyiringiro ari byo rufatiro rw'ubukristo, alors Jacques lui se demande pourquoi elle a disparu de l'église. Aribaza impamvu ibyiringiro birivuga byarabuze mu itorero rya none. Mais plus largement, il constate que tout ce que l'on qualifie aujourd'hui de chrétien n'a plus aucun rapport avec la Bible. Ngo ibyo bituye umunsi w'ubukristo ntawe bihuriye na Bibiliya. Qu'il y a même une contradiction radicale entre la chrétienté et le message évangélique. Uvuga ngo arabareba agasanga amatorero menshi ibyitwa ubukristo bwa none ntabwo ari byo Bibiliya yita ubukristo. Kuko ubukristo nyakuri bushingiye ku byiringiro Imana itanga muri Kristo. Amen. Ariko aravuga banyirabayazana aravuga ngo mais la perversion du christianisme, ubwo bukristo bwahindanye butakiri bw'umwimerere, tient aussi aux puissances spirituelles qui font de la terre un enfer, détruisant tout ce que Jésus est venu apporter, brisant la relation de l'homme à Dieu et celle de l'homme à l'homme. Nous voyons avant ngo rero imbaraga z'abadayimoni nizo ziri inyuma yo gusenya ubukristo nyabwo. Kuko mu gihe ibyiringiro Imana itanga muri Kristo atari byo bikiri bizima mu mitima y'abitwa ko bizera Kristo, uwo Kristo ntabwo avuga ko ni ubukristo buri perverti, butakigira umwimerere. Amen. Ariko ntabwo abivuga afite kwiheba kubyerekeye itorero, kuko aravuga ngo et pourtant Christ ressuscité est avec nous jusqu'à la fin du monde. Kristo wazutse ari kumwe natwe kuza kumeruka ibi. L'église est née et renaît sans cesse. Itorero riravuka rikavuka, ndavuga mu mwuka. Le Saint-Esprit agit dans le secret. Umwuka aracyakora, non pas dans l'église, non pas en tant qu'institution, mais en tant que corps de Christ. Arakora mu mubiri wa Kristo atari mu madini. Mwabyumvise? Aujourd'hui, le christianisme est réduit à une morale et à des fêtes. Ngo Kristo uyu munsi ngo ni kwigisha abantu ko kwitwara neza, sibyo? N'imisi mikuru n'ibiki byose. Misi mikuru ya Pentecote, misi mikuru ya Ascension, ya Ikigani. Nibyo. Or, la révélation de Dieu n'a absolument rien à voir avec une morale. Elle est même une anti-morale. L'enseignement de Jésus est essentiel, existentiel et non moral. C'est pourquoi il attaque les pharisiens, qui sont des hommes très moraux, mais qui obéissent à leur propre morale.
et il sera condamné par les plus moraux des hommes, donc les pharisiens. Donc, il dit il n'y a pas de morale chrétienne au sens d'un système de préceptes universels. Jésus a substitué l'amour à la foi, l'amour à la loi, le service désintéressé du prochain à la relation de devoir et d'intérêt. Aravuga hano ko ubukristo ntabwo ari ukujya kwigisha abantu uko bitwara. Ubukristo ni ubuzima. Imana yabwo icyubahiro. Ubukristo ni ubuzima. Ntabwo ari amarules, ntabwo amategeko ngo itegeko rya mbere uzajya uvuga buhoro. Itegeko rya kabiri ntuzajya ugenda ujugunya amaguru hirya no hino. Itegeko rya gatatu mwabizi gatatu ni ukuvuga ngo amategeko sibyo ngo dore umukristo akwiye kurangwa n'itegeko rya mbere, akwiye ko ari umuntu atavugira hejuru. Rya kabiri akwiye ko ari umuntu arya ibye atajya kujya n'iby'abandi. Ushobora gupanga amategeko nk'ayo. Iyo rero ishobora kuba morale y'abantu runaka, kuko burya morale nta morale universelle ibaho. Bari bashobora kuvuga ati morale ni ukuvuga ngo ni ibintu indangagaciro. Muzi ko indangagaciro zaha atari zo zahandi. Nk'ubu hariho ariya nibaza ko ari mu Buhinde, ni wicara gutyo hanyuma ukagira ikibazo nako wicaye gutyo ukagira ikibazo noneho ukazamuka nkabona talon yawe, sibyo? Nimba mfite imbunda kurasa nagasuzuguro gateye ubwoba kunyereka talon ya gutya. Mu Buyapani uko numvise iyo bakwemvise ku meza hanyuma utagira kurya, hanyuma wowe ukarya hanyuma ukarangiza, barazana ibindi kugira ngo ntibabizane ukigaje. Barabyumva? Iyo ni morale, urumva? Ni kuvuga ngo rero il y a autant de morale qu'il y a autant de peuple, de civilisation. Ariko ikintu cyitwa ethique. Ethique rero yo ni universelle. Morale ivana n'abantu uko bagiye kwitwara. Hari iyi societe ifite ibyibwira abantu uko bagiye kwitwara. Iri ifite ibyibwira abantu uko kwitwara. Ariko ethique yo ni universelle. Uko ethique ijyana n'ubumuntu. Nimba ndi umuntu nawe ukaba uri umuntu, amen, hari ibintu duhuriyeho. Est-ce que l'amour est universel? Urukundo nirwo mu bihe byose no mu bantu bose. Voilà. Aime ton prochain comme toi-même. Kuna mugize nkuko. Voilà. Ça c'est universel. Birarenze. Ntabwo ari byo muri mu gihe runaka. Niyo mu bihe byose. Amen. Muri kaminuza twize ethique kugira ngo tuyitandukanye na morale. Ari kuru ya ethique muri kaminuza. Murabyumva? Rero ethique rero ni ibintu bijyanye n'ubumuntu. Nugera mu Bashinwa birakora, nugenda mu Bazungu birakora, nugera mu Birabure birakora, nugera mu Bahindi birakora, nugera mu Bashinwa birakora. Imana ishimwe. Rero ubukristo rero uyu Jacques aravuga ngo ntabwo ari kwigisha abantu morale. Ubukristo ni ubuzima, ngo ni existentiel, ni ubuzima. Yesu ntabwo yaje ati dore ntugatamire gutya, ntukagire gutya, ntugakoreho, uzajye winywera ubushera kandi apana bwinshi, hanyuma nurya uzajya ureba unushira umunyu mwinshi. Ayumvise? Ibyo ntabwo ari byo Yesu yaje kwigisha. Yesu yaje kwigisha inzira tuganisha mu bugingo. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu rero ku isi rero bahawe ubukristo butari bwo, kuko babyitiranije na morale. Ntabwo ari byo. Jésus c'est la vie. Yesu ni ubuzima. Amen. Ni ubuzima.
umviriza uko adekriva sosiyete ya none ariko cyane cyane yo mu bihugu byabo by'uburengerazuba. Amen. Uyu Jacques twavuze, Jacques Ellul aravuga ngo nous vivons une existence mécanique et les jeunes à notre image n'ont plus aucun projet ni aucune constance dans leurs engagements. Le 20e siècle, on va faire le 20e siècle, c'est bien, et le siècle de l'imposture, du mépris et des espoirs bafoués. Où tous les idéaux ont été trahis et transformés en leur contraire. Ni kuvuga ngo ni byinshi avuga. Igikuru ni ikintu kumenya ngo esperance, ibyiringiro bitandukanye na espoir. Twebwe rero dushingiye kuri Bibiliya tubona ibyiringiro bikora muri Abrahamu. Nago tumwigiraho gusa kwizera, tumwigiraho n'ibyiringiro. Il a espéré contre toute espérance. Yariringiye udashobora kwiringirwa. Amen. Somere wa Roma 4:18. Espérant contre toute espérance. Roma 4:18. Aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Amen. Amen. Aburahamu uwo yarizeye kubera iki? Yiringiye bitakwiringirwa. Mumva iki? Sinzi kuri jambo muryumva. Espérant contre toute espérance, il crut. Yariringiye ibitakwiringirwa ariko arizera. Ese turabyumva? Yarabwiwe ko azagira urubyaro ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja n'inyenyeri zo ku ijuru. None agize imyaka 100. Ibyo yiringijwe ntibirakoreka. N'umufasha we amaze gusaza imyaka 90. Ariko yakomeje kwiringira, yakomeje kwizera. Nirihe banga? Abrahamu yarafite irihe banga? Est-ce qu'on peut espérer contre l'objet même de yateye ikibazo? None se uwo mwana yari kuvuka gute? Ndabishakisha mu Kinyarwanda. Umviriza. Avec l'âge, certaines fonctions vitales s'arrêtent, se détruisent. Uko dugenda dukura ariho ibintu mu mubiri wacu bihagarara. Niyo mpamvu bavuga ménopause. Hari uturemangingo tuba twahagaze. Donc avec l'âge, il y a certaines fonctions vitales qui s'arrêtent. Kuko amasirire yacu, uturemangingo twacu kubera icyaha cya Adamu na Eva, uturemangingo twacu, amasirire yacu yabaye programmé gupfa. Ari date de péremption. Hariho imyaka umubiri wa kimuntu wahawe kugira ngo ube wagaze kubaho. Nkuko mugenda kwiduka mukagura ibintu mukareba itariki, kwa none mujye kugura ibintu byataye igihe. N'imibiri yacu yagenewe igihe: naissance, croissance ou développement, vieillissement, mort. Uko niko Imana yategetse ngo no gupfa uzapfa kubera icyaha mu ngo bya Edeni. None Abrahamu na Sara barebye umubiri wabo bafite rero bya bindi Imana yavuze ntibikibaye. Siyo mpamvu yamubwiye ngo afate Agara. Yarebye iki? Yarebye umubiri. Kuko ya mwana ntabwo avuze ngo azava mu jungwa ngo bagwe mu ntoki. Bari kumubyara nko abandi babyara. None inzira yari kunyuramo ntabwo igishobotse. Sara ntabwo yari gushobora kubyara. Yamubwiye ati rero fata Agara. Yari iki mu muryango? Mu Kinyarwanda. Ishoreke. Elle était servante.
ariko mwebwe ab'iki gihe mushobora gucira urubanza Aburahamu ngo kubera ko yumviye Sara. Oya, mu mico y'icyo gihe niyo yari imigenzo, mubimenye. Wanyibise mu mico mu buryo abana bavukiye kwa shobuja ntago baba ari abawe, ni bashobuja, niyo mategeko. Abagaragu babyarira ku muntu abana nabo mu wanyibise nibyo bita rero tukiye gukora rero icyo biti hermeneutique, muragibuka exégèse hermeneutique. Icyo gihe ntago byari icyaha, ariko Aburahamu kubera yuko yari yahamagawe n'Imana akabwirwa yuko kuri Sara, amen, niho azabyara. Murabizi ko Imana yaje mu nyuma bamaze kubyara Ismaili, niyo bati ntabwo ari Ismaili, ntabwo ari we isezerano naguhaye rizanyura muri we, uyu Sara uyu niwe nzanyuzamo umwana w'isezerano. Urabona, kuko Imana yabonye limite za Aburahamu, ati rero nubwo muyaranjije gutyo, amen, isezerano ryanjye riracyakomeye, nzarisohoza. Imana yabwo icyubahiro. None yagenze gute? Abamwe yahise avuga ngo haleluya, Bwana uko mwema. Kubera iki? Igihe Uwiteka yazanye n'abamarayika babiri bakanyura kwa Aburahamu akabakira, none Imana ikabwira Aburahamu ko Sara azabyara. Sara yari inyuma hari ya tenti, kuko yari amahema, ariko nawe akurikira ibyo araseka. Kubera iki yasetse? Tishobotse na Aburahamu nawe aravuga ngo ari kubiteka ngo nawe kaza twasome gato 17 15 tugeze kuri 22. Umvize ibiganiro by'Imana na Aburahamu. Imana yongera kubwira Aburahamu iti, Sarayi umugore wawe ntukamwite ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara, nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we. Nzamuha umugisha koko kandi azaba nyirakuruza w'amahanga, abami b'amahanga bazakomoka kuri we. Maze Aburahamu arubama araseka, aribaza ati, mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse, kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara? Aburahamu abwira Imana ati, icyama Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. Imana iramusubiza iti, ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyaraho umuhungu, uzamwita Isaka. Nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribere urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Kandi ibya Ishimayeli ndakumviye, dore muhaye umugisha, nzamwororotsa mugwize cyane, azabyara abatware 12, kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka, uwo uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, kuko ari cyo nashyizeho. Imana irorera kuvugana nawe, irazamuka iva Aburahamu aho Aburahamu ari. Amen. Haleluya. Ese hano muri ikiganiro cy'Imana na Aburahamu, Ismaili yaramaze kuvuka? Yaramaze kuvuka? Yaramaze kuvuka. Kongo Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans. Abraham tomba sa face. Umva ngo yaguye yubamye. Sara we yarasetse cya gihe, none Abraham we agwa yubamye arira aseka. Kubera iki? Abraham tomba sa face et il rit. Araseka nawe et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Ese umuntu w'imyaka 100 azabyara? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Na Sara afite imyaka 90.
Aburahamu yarasetse na kiriya gihe Imana agenderaga tuvuge urwo rugo na Sara nawe yarasetse. 18 were ku murongo wa 10 wa 9 ugeze ku murongo wa 15. Baramubaza bati Sara umugore wawe ari he? Arabasubiza ati ari mu ihema. Undi aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri, Sara umugore wawe abyara umuhungu. Sara byumva ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyarakijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati ko maze gukecura nzanezerwa ntyo, kandi umutware wanjye akaba ashaje. Uwiteka abaza Aburahamu ati ni iki gishekeje Sara? Akibaza ati ni ukuri kuko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se? Mu gihe cyashyizweho iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho, Sara abyara umuhungu. Maze Sara arahakana ati sinsetse, kuko yatinyaga. Aramusubiza ati oya urasetse. Amen. Amen. Murabyumva? Kuba Sara yarasetse na Aburahamu wese gusaka akagwa hasi, nuko iby'Imana yabiringije barabyizeye runaka barabyiringira, ariko aho babigeze rero ibyiringiro bisa naho byakamye. Aho rero ko ibyiringiro byakamye byabaye ngombwa ko Imana igaruka kandi kubizura. Imana ihabwe icyubahiro. Tukira tuzi. None Imana imaze kuza rero umutima wa Aburahamu bya byiringiro tuvuge birazuka. Hanyuma Bibiliya ikatubwira ngo Abraham espéra contre toute espérance, il crut. Abrahamu yiringira kwiringira. Mbere byari byamugoye, none yariringiye ibitakwiringirwa arizera. Amen. None yarabyaye Isaka cyangwa yamubyaye? Cyangwa yaramuadopse? Yaramubyaye. Ni ukuvuga ngo rero ibyiringiro ntabwo bikora iyo umuntu afite akarembo abona kazaboneka kanyuramo. Tumvise ukuriya Jacques yadefinishije ngo espoir ni mu gihe ufite aho wizera ubutabazi. Donc il y a le possible, birashoboka. Ariho amahirwe runaka ko byashoboka, rero tu espères. Ariko iyo nta mahirwe namwe aboneka ko kiriya kintu kizakoreka, ariko muri wowe hakaba hariho kubyemera ko bizaba, icyo gihe ntabwo bikiri espoir, binduka espérance. Bibiliya itubwira rero ngo twakijijwe kubwo kugira ibyiringiro. Kubera iki? Mumvise yuko ibyiringiro nibwo rufatiro rw'ubukristo. Kandi mumvise ko ibyiringiro ntabwo ubona inzira. Amen. Ibyiringiro ntabwo ubona inzira, ntabwo ubona igisubizo, ntabwo ubona umuti. Abari mu 8:24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Le salut repose sur l'espérance. Le salut repose sur l'espérance. Agakiza gahagaze mu byiringiro. Kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Non. Niko bavuga mu Kinyarwanda sibyo? Ngo car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Ngo dukizwa kubera ibyiringiro bitubamo. Iyo nta byiringiro tugifite muri Kristo, nta gakiza dufite. Kubera iki agakiza muri Kristo kagaze ku byiringiro? Ko twumvise ko ibyiringiro ntabwo ubona inzira, ntabwo ubona igisubizo, ntabwo ubona umuti. None se ibyiringiro bibasha gute? Bibasha gute kubona kiriya kintu kizashoboka? Amen.
kandi nta nzira iboneka, nta n'umuti iboneka, nta n'igisubizo kiboneka. Kubera iki? Kubera yuko ibyiringiro bihetswe no kwizera. Wajibise ubanza kwizera hanyuma ukiringira, kuko iyo nta kwizera guhari nta byiringiro. Kubera ko kwizera kureba hakurya bibo iboneka. Aburahamu areba umubiri we n'umubiri wa Sara, ntabwo bazabyara. Kwizera kurazamuka kurenga ibyo babona, ati kuko Uwiteka yabivuze tubyiringire, ntajya abeshya, bizakoreka. Imana yahabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo ukwizera niko kuzamura ibyiringiro. None muri iki gihe cya none, kubera ko kwizera kwakamye mu bantu n'ibyiringiro byarabuze, niyo mpamvu ushaka ibyiringiro mu bantu ukayibura. Yesu yaravuze ngo ese umwana w'umuntu nagaruka mu isi azasanga ukwizera? Nimba rero kwizera kuzaba kwarakendere mu bantu, na byiringiro bizaba yaragiye. Ifarashi ihetse ibyiringiro yitwa kwizera. Ifarashi ihetse ibyiringiro yitwa kwizera. Ifarashi ihetse ibyiringiro yitwa kwizera. Kuko ntavuze indogobe ihetse ibyiringiro yitwa kwizera, kuko navuze ifarashi. Nago mumbaza, parce que le cheval dans la Bible c'est le symbole de la guerre. Kubera yuko kwizera ni intwaro y'umukristo. Amen. La foi, ari ukwizera hari intambara. Amen. Iyo wizeye hari bikurwanya. None mwumvise twakijwe kubera dufite ibyiringiro. Nimba nta byiringiro n'ukwizera ntabwo, nako nimba nta kwizera n'ibyiringiro nta bihari. Tugaruke rero kuri Aburahamu. Aburahamu ngo yiringiye ko bazabyara umwana atari uriya Ismaili. Aburahamu akabyara umwana kuri Sara, umwana w'isezerano. None bageze ku myaka 100, Aburahamu 90, Sara wa mwana ntaraboneka. Ku myaka 100 nyine Imana iraza irasohoza. Isaka yavutse ku mupapa w'imyaka 100 no ku mumama w'imyaka 90. Haleluya. Iyo ni miracle, ni Imana yabikora yonyine. Haleluya. Nawe ushobora kuba uri mu buzima aho utabona hakurya, nta gisubizo ubona, nta nzira ubona, nta muti ubona icyo kibazo. Aha rero espoir ntabwo ikora, akora esperance. Ukwiye gusaba Imana kugira ngo kwizera kwawe kongere guhaguruke, kugira ngo kubyare ibyiringiro. Ngo Aburahamu yiringiye ibitakwiringirwa arizera. Bivuga ngo yarizeye. Iyo atizera ntiyari kwiringira. Yiringiye kuko yizeye ko Imana itabesha. Nidufata definition yo kwizera nka fides, confiance. Il a eu confiance en Dieu. Yagize confiance ku Mana, ku Imana itabesha. Hanyuma ariringira. Imana ishimwe. Mumvise uriya mugabo, uriya professeur ko yavuze ko isi ya none nta byiringiro. Kuko n'ubukristo wa none yavuze ko atari ubukristo bw'umwimerere. Si ukuvuga ko n'abakristo bazima bariho, ariko aravuga en general. Imana ishimwe. Amen. Tugende amen ku nkuru tujya twumva kenshi, ariko ikaba ifite amasomo menshi kandi atazigira narangira. Ni inkuru ya cya kibaya cy'amagufa. Amen. Uyu munsi kishobora kwifashishwa mu kwigisha ibi, ejo kikibasha kwigisha ibindi, kandi byose ni ukuri. Turashaka kureba kiriya kibaya mu buryo bw'iri somo y'ibyiringiro. Imana ishimwe. Kandi mudusomere, hanyuma mbere yuko tuyivugaho turafata iminota 5 umwese abitekerezeho.
Ezekiyeli 37. Ezekiyeli 37. Adusomere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. ukuboko k'Uwiteka kwangezeho asohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzingurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa, maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku ni ko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka, mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe. Ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka rubirimo. Maze arambwira ati, hanurira umwuka, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umwuka uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo. Nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa ni ay'inzu ya Isiraheli yose. Dore baravuga bati, amagufwa yacu arumye, kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti, uku ni ko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu, mbibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu, akibakuramo mwa bwoko bwanjye mwe, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, mubone kubaho, nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye yuko ari njye Uwiteka wabivuze, kandi mbikomeje, niko Uwiteka avuga. Amen. Kandi dufata iminota 5, hanyuma turangiza turagaruka rero twumve iyi vision ya Ezekiel, iyerekwa rya Ezekiel, icyo bitubwira uyu munsi kubyerekeye ibyiringiro. Ariko usenge ukurikije ibyo umaze kumva. Amen. Kugira ngo amasengesho yawe Imana yagufashirizemo kugira ngo ugire ibyiringiro bizima muri Kristo, kuko twumvise ko ari ukwizera hari ibyiringiro, kandi twumvise ko agakiza nyako gashingiye ku byiringiro. Nimba nta byiringiro tugifite muri Kristo, n'agakiza karatakaye. Ntuzigere ushukwa na nyigisho z'ibinyoma ngo ne peut pas perdre son salut. Abigisha ngo umuntu ntabwo yatakaza agakiza, karatakara. Bitabaye bityo Yesu niyavuze ngo celui qui persévérera, uziyangaragaza kuhereza ni wazakizwa. Rero nyigisho z'ibinyoma ngo umuntu yiberaho yirare ngo banakizwa rimwe gusa bikarangira, ni binyoma, kuko Bibiliya ntiyemeranya n'ibyo. Dufatire uwo mwanya, sibyo? Amen. Mukwiye kumva uko ibihe turimo, umuntu adafite kwizera nyako n'ibyiringiro bya nyabyo, amen, ntabwo azabasha kunezeza Imana.